kuri kwimana kandi iyo turi kumwe mwihanganira baje kureba nyine iyo turi kumwe ariko barumva umubiri uri kunsaba ibintu byinshi sinkona hise kandi shaje turi mu rugo se kubera iki baby come on umva nyine mubwire basi akatijya mu cyumba hatagira umuntu uza hano sibyo hari undi muntu uri muri iyi nzu se sinjye nawe shire ntabwo wabimenya none se ubwo waramutse agize mu dutungura shire okay hagarara ntuwekera ngiye kuguha keya ntabwo bariya ko kutazatamana turi twenyine se niwe humura bebe alabye Wow. Kese kuri kundeba Mimi seriously iki bayiki okay nizere ko basi byo mbonye neza ni biki umugabo uriya ni sheri wanjye nimba uje ugasanga tugiye mu cyumba niyo mpamvu mise nkubwira ngo babara busobeyeyo basi gatoya Mimi wowe nzi uzana abagabo uziko natekereza ko ibyo bintu udashobora no kwitinyuka nari okay ako anshaka nkubwire ngewe nise ntabwo ngira umubiri kucyumva ko nta muzana se isa kugira ngo ngiye musange iyo ngiyo wenda bayanangirira nabi cyangwa ntazi ambwiye ati ndi hano hafi urihe ngo musuhuze ntiyaza kumusura se nabyanga se kandi dukundana Chese mbizi nisura mungu nindi se nawe cyakoze ari wanashubishye cyane uziko mugiye mwihuta nta nubwo namunyeretse umva ako nawe ugiye kagushyuha ariko nzamukwereka wasuta so mva ko mbarumbwire kondisiyo ujemo utubonyemo umvaga ko basi namukwereka defo yawe uzi utavuze ni no kukubwira ukaka kuza nanuko ngina ati ni gutunguye urumva na mana yanjye sinza niye n'ubu ntabwo ndabyakira ako nyenda ari gutoya mfite shiri mwiza nkunda ntabwo ari nka wundi wawe mukunda atazi n'ahantu utangiye wanjye arahazi wagomba kuza kunsura ikibazo none se araguma hano biragenda bite ibyo ashaka turakundana umushiri wanjye arankunda ndamukunda wigiye yumva ashaka gutahira arataha cyangwa se ahagume uburenganzira bwe se ubwo aba ari njye ugenda nza kugira ngo uri kumva ihangane sibyo kandi umbabare nkwisegureho ubu ugiye basi njye kumwitaho Mimi umuvise cyangwa ibaze ko utumye basi ntamuhakeye kubera ko nari nzi yuko musize hano nyine basi mbabarira nta kibazo umeze neza genda nta kibazo tuzavugana kayishu it's okay sawa siko mbona uri gutekereza ibintu byinshi ufite ikihe kibazo kandi mbabwira ngo buri munsi tuhore twishimye turi kumwe
cyangwa nazi ibintu uri gutekereza naba nazi ibyo uhugiyemo erega ninjye baje kureba ikihe kibazo uri gutekereza iki Okay, right. Nunze ko ari umbajije ibyo ndi gutekereza. Sheri. Nicyo gihe ngo ubone ko umuryango wanjye nawo ufite agaciro mu mubano wanjye nawe. none se nigeze mubihakana Luke? Okay. Ni muri ubwo buryo rero ibyo wansabye bidashoboka. Ibintu byo gukora ubukwe utarazi iwacu, sheri no. Ufite kubanza ukaza iwacu bakakubona hose ndetse nanjye nkazi iwanyu bakambona. Ntabwo dushobora gukora ubukwe njye nawe tutarabanza kwiyerekana twese mu miryango yacu. Ibyo bintu maze kubitekera. Okay, si rimwe si kabiri nabibwiwe ariko nanjye ubwanjye maze kubona ko bikenewe. Ni ukuvuga ngo urimo uragendera ku byo abantu bakubwiye nyine n'ibiki ugafata umwanya tukaba turi kumwe ugatekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Muzi njye narabyanze ntabwo nabyanze ariko kubera ibintu mba ndimo ntabwo byahita binyemerera ko nza muri ibyo bintu byo kuza iwanyu. Ndabizi ko iwanyu isa n'isa nahaza ariko nanjye umenye inshingano ufite muri iyi minsi ibintu ndi kwirukankamo ntabwo binyemerera kugira ikindi kintu nkora. Amasaha mbonekera sinaza iwanyu nijoro. Ese sheri sinjya nza tukamarana umunsi ndetse bukanacyukirirwa mu rugo. Ese iwacu uzagenda urare si ukugenda just nubwo rwose n'ibiryo nibashaka ntibazana gutekera ariko just nzare kujyane bakubone. Ariko imagine abantu bose ese umugabo ugiye kubana neza ese ni ese yabaye ese mu mutwe wanjye ahubwo ngiye gusa even nanjye nawe bitekerezo ni gute umundi umuryango wawe batanze just kunyumva sinzi uma ngo tuvugane sinzi uma ngo tuvugane sinzi amasura nyine umva ni ibintu nanjye ubwanjye nakabaye naratekerejeho na kera cyane. Ariko ngiye mu rugo barakuzi mbo harimo bamwe na bamwe bakuzi nubwo narakujyanayo ngo ariko icy'ingenzi ni uko ngiye nawe tuziranye. Zumva abandi bantu ushaka ko bamenya cyangwa nyine ushaka ko bakumenya ni bande. Sure, your family they know my picture. Ntago banzi njyewe kumbona ku ifoto ariko ntibazi ngo mvugane ntibazi ngo nkundi ntago bazi nyitwaye nanjye iwacu noneho bakeneye kukubona nyine bakanumva byibuze nijoro. Ese why not mundi kubera iki utabyemera? Ikintu cyonyine gituma ibintu bidashobora gukunda bo simvuze ko bitakunda byakunda 100%. Okay. Ariko nanone nawe urabizi ntabwo mba nicaye kuza nzaza none se hari ubundi ibintu twaretse guhita dufata umwanya wo kubyirukansa ngo tujye ibyo by'imiryango n'ibiki n'undi bazambura ndabizi ko bazambura sibyo ariko reka dukore nyine ibintu bimwe na bimwe twitonze dutuje. Bitwaye iki asiganza undi. Okay, I'm sorry kuba nkwamagana izina ryawe ntabwo nari mbigamije ariko ubundi umpa agaciro ki uva kuza ukagira icyo uvuga iwacu tukanafata n'irembo nyine ubundi hari ibintu bita gufata irembo sinzi niba ubizi. Ibyo bintu umuhungu aragenda akabikora iwabo w'umukobwa agatanga n'inkwano nyine ugomba kuza ugafata n'irembo ukankwa ukatanga inkwano nyine ukanyubahisha mu muryango wanjye. Se baby n'iby'irembo nabyo bizanyemo noneho n'aka kanya kwe bivuga ngo byo ni ibintu umuntu ategura kaza yamaze gutegura ibintu byose. Iby'inkwano byo uvuga ngaho ndebera so wamaye miliyoni 100 ubukeneye ko mfata 500 cyangwa 700 ngo nyazanye iwanyu ngo nyatanga amafaranga na yacu turayafite n'ubundi tuzayakoresha uko na yacu nzayazana mvuge ngo nzanye amafaranga kugira ngo bigende gute nitwe tuyafite warayamaye agomba gukora ibyo byose rero ntabwo ushobora gufata amafaranga ngo nyazane mu buryo ngubwo urumva wawe yajuguye urumva wawe yajyanye ahantu bidakunda urumva nyine wabukoze ikintu cy'umwanda bo siko mvuze ariko nanone sawa it's okay take your drink babe come on take it cyangwa se waretse kwitwara gutya urifata cyangwa bimene hasi byose uhombe n'ikirahure reka ibingi uri musibyo uri gukomeza umbabaza kuba nakubwira ko ngiyewe waza Surubi waje iki nyine waje iki kibazo. Thank you so much. Come tuza siyo What? Sebe
urabizi ko niwe nkunda kandi urabizi ko nkukunda sibyo aho tuza basi uri gukomeza kwitwara gutya ibintu tubiganireho tubikore niba ubishaka nta kibazo ubwo reka turaza kubikora nyine nakundi ariko basi ugende utarakaye sibyo sweetheart my love uranyumva nagomba nkubwira nawe ibi byose nuko ngukunda kandi bagira ngo dukore ibintu bizima sibyo ntukarire iyo urizi tuba mu bibasha uzi ukuntu uhita usa urutangiye kwinshi imbaraga numvaga n'ibi ntacyo bikibuza ariko nyine nta byadanje reka turabikora turashaka ko tubitegura neza okay let us enjoy another one sikusangiye What do you want, babe? Come on. Tu dirais moi, right? Yeah. Gihugu ndi kubona bimwe suko birahura. Yabaye. Magana arindwi. Kongera 4,200. Ariko nibyo. Ariko si ibintu koko. Anje ibi bintu mba ndeba tuba twashyushye umutwe twenyine. Umuryango ntubizi. Umugabo wawe kuki atagufasha? Umva mimi umugabo wanjye ibyarimo nabyo ntibimworoheye. Ibi rero ninjye nakabaye mbijyamo mu gihe warimo arubakisha inzu. None se wagira ngo tuzakora ubukwe inzu itaranarangira. Ariko ibaze ko bara ngo ikanzu nzambara, ikoti nzambara, umugabo wanjye nzambara. Ukiraho uriya mushiti wawe wamaze kumukomfaminga ko uzadutekera. Nabimubwiye. Hanyuma arabizi nyine yabishize muri gahunda cyangwa tunzibafasha abandi arabizi narimo cyangwa tumwishyure imbere tumuhaye yose yabikora nabi ahubwo ndi kwibaza kubera iki famiye itarijyamo wenda nubwo ntababyeyi ufite ariko dufite umuryango munini wakadufashije nawe ubwe ndibaza ntafite famiye se kubera kitadufasha ibintu byose n'ababyihereranye byose niwe uri kubikora ese niba ugiye kwirongora we komeza mbwira komeza igere iki se ndujye kwirongora abona n'abana shyiraho dote ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo bizi uriya n'ujya ugira n'amagambo ubwira ukajya umbwira amagambo anseseza nk'uko ibaze kwifata ugafata umugabo wanjye nk'uriye uri gukora ibikorwa birenze ngo ngiye ngo kwirongora none se ubundi iyo miryango ushaka ni byiza pe ushaka kubijyamo umugabo arihagije we yarambwiye ati ibyo bintu by'imiryango simbishaka nta bufasha mbakeneyemo arishoboye iyi budget yose y'ubukwe arishoboye nta bufasha bakeneyemo rwose haba iwacu haba iwabo ntabyo ushaka ko bya bindi ngo bateranyirize ngo bazava hari yanga amabisi wapi basi dukomeze ngakomeza uteranye bonus ubwo ariko nakubanza kohereza mukuva amafaranga narabyibagiye kuko ibintu byose iyo bindenze biba birangiye kuko urabona nura mudamu zwikanze kwitanga mba naramuhaye avansi nageze neza mbwira ati nk'umuntu nanjye kwitanga gusa shangiye rero washyushye umutwe biba byagucanze wenyine sindabona ntago ndabona umuntu uguhamagaye kuba akubwira ngo sibi nibi nyine ngo umve hari umuntu ugufasha nitwe tubirimo okay urarambiwe se ntabwo ndambiwe none ibigemo rero mwumva unatuje rwose ukirabufasha yandete kiyo kubera ko ikizi haba umuryango we haba uwanjye nta n'umwe dukeneye
bikumva bose bazaza bisanga ibintu byarangiye tubikore neza. none se anje n'ubu ngubu umuryango w'iwabo ntabwo urawubona, ntabwo ari kugira ngo akwerekane kumushyira nuze reka mva ibyo bintu rwose n'umugabo wanjye n'umusirimu we yarambwiye bazaza bambone mu bukwe, uri kumva abo bose Kizima yabatumiye abazaza kandi n'abashaka kumbona mbere yaho bazaze bansure banjye, niba bashaka kumbona mbere y'ubukwe ariko ntacyo biba bitwaye. Ese bitwaye icyo ubundi reka turabasirimu ibyo bintu ni ibya kera. ibaze nawe ibaze bitekereza ntuzi famiye ye nawe ubwe ntaraza muri famiye yawe ngo tumubone muri gupanga ubukwe, invitation zarasohotse nyine nawe byibaza. Erega hano dukundana turi busy igihe cyose urari busy igihe cyose. nanjye reka ndi busy nutekereza ko ari we busy wenyine. Basi reka nkubwire basi uzamuzane murebere namusohozeho ahubwo niba igihe cyonyine ngiye basi murebeho ibyo ntacyo bitwaye, naza mu rugo nyine yaje kunsura nzaguhamagara nawe uze umurebe basi. nta kibazo basi wenda nzajya tambuka ntaze ngo umuko wacu ninde koko icyo nzi cyo ni mwiza ni bogari uramukunda aragukunda ibyo gusa. humura rwose nzaguhamagara ejo mva mbora turangiza ibintu sinshaka kongera gufata undi mwanya akwicara nyanga cyangwa nzone n'akanoni wenda umufite n'inyota. ubundi iyo nzu ngo yatumye muba bize adashobora kubona umwanya kuba yategura ibintu by'ubukwe, adashobora kuba yagira ikintu kimwe agufasha. ese basi wazagiye kureba ko nimeze akomeye njye ni ukuri ndamva nta mpamvu y'ibyo bintu cyane ko mba numva nshaka ko biba nka surprise nkazajya kuyobora yararangiye anytime yanjyana. anje ese wibuka ko wamuhaye miliyoni 100? wibuka yuko wagurishije ibintu byose by'iwanyu bagusigiye n'ibyo wabonye uri wifitiye ku giti cyawe nabyo ukabigurisha kugira ngo basi mufatanye? none ntuzi ngo inzu iri kubakora ahagana he? nta kintu kimwe igiciro damaraye mugongera kubikora. ujya kwigira umutesi koko. ese nk'ubu ngubu usanze ari kukubeshya reba urabona ibyo nakubwiraga, inzira imwe irazamuka fresh hasigaye ibintu bikeya ko reba ndi gukwereka amafoto. Okay. Wakikambe ndetse n'undebe. No, okay, it's okay. Actually, wajuri ko kwivumbura. Reba hano. Sibyo? Eva hasigaye hano hejuru. Finisaje y'izi nkuta ziri hano. Urabona? Nyine no kushyiramo ibindi bikuta bisa biyuzuza neza n'ama escalier n'ibikirona na parking. Bafite ibintu byose byagiye ku murongo. Nese biba byarangiye, nese ubwo mbara n'ibigifashe igihe kinini kugira ngo birangire. Oya, ahubwo biba yuzuye. Inzi imeze gutyo iba yarangiye. Urabona ko iriya nakwerekaga yari taruzura ku mafoto. Ariko hano urebye ubona ko gutya noneho imeze neza. Urabona? Hanyuma rero ndashaka ko ngiwe nawe nk'umugore n'umugabo of course tuzibera hejuru hano twitegeye umujyi wa Kigali tureba view nziza, sibyo ukajya usohoka kura iri dukareba hanze tene tumeze fresh piscine hasi. Njye nanone ariko ntinya kuba hejuru, numva ibintu byaba byiza wenda twakibera hasi wenda hejuru twari tubashije abashyitsi n'indero kugira ngo tunazamuka amasikariye. Ndetse ugira ubwoba? Ntabwo ngira ubwoba ariko nyine ntabwo nkunda hejuru njyewe. None niba umugabo wakakunda kandi ikindi chambre principale iri hejuru. Iri hejuru. Ako mukaba mukora iyo hasi niyo hejuru. Tuzabikora gutya. Niko ari byo byiza kuruta. Sibyo? Inkondo seshere.
rwose ko numva iyo simbura shere ibintu byacu urabona ko birimo umugisha shere bigomba kuba mu kindi kandi kirenze ariko umugisha uri kuri njyewe biratuma utaza guhita utaha shere ukivuga gutaha kweri shere ntabwo ubona ko igihe cy'ubukwe cyageze nzi ikibazo ndabizi ikibazo ni ikihe so nturaza no gufatana invitation na nkeya ngo uha abantu si shere urabona kweri ko mbona wagira ngo ntabwo ushushe muri ibi bintu erega reba ibintu ukuntu bimeze urumva kubera nanjye ibintu ndi kwirukankamo by'inzu n'ibiki n'ibindi bintu byaba byiza invitation nje kuzifata nk'ejo nimugoroba ngira ibyo mbona byaba byiza kubera ko nawe regura ibize ntabwo twata twirukansa ibintu yego urazifite n'ibyo watangiye no kuzitanga ariko nanjye mfite ibintu byinshi nawe kandi ufite ibindi byinshi no kuza iwanyu ibyo nyine nje kuzireba narwo ni urundi rugendo kandi buri munsi mba ndi kwirukanka muri ibi ngibi inzu nyihorere nze mfata invitation no okay se ntabwo ari ibyo ratashe so nkunda ndagukunda cyane cyane kandi cyane kabisa ngaho murira rero none se ubundi tubaye tugiye mu rugo nkakujyana mu rugo kuki ubyanga umva nakonga kuza iwanyu ntabwo nabyangirika nanjye ni mu rugo ubu ngubu ahubwo ikibazo wa mwanya mba ndimo ndi kwirukankamo urumva ibintu ndi gukurikirana hano kuva ku ishantiye gato bitabyangira hashingiye n'ukuri reka nkubwire wenda nugiye ngo mbikojeje ko wenda naba ntekereza ko hari ikindi kibazo kibyishe inyuma shingiye ndakwizera ndagukunda nyine nta kibazo na kimwe mbifiteho as long as nzi ko ngewe nawe one day tuzaba turi kumwe turi mu rugo rwa ikintu kirenze utajya utekereza reba turi kumwe nawe njyewe nawe muri iyi nzu twenyine tutarabyara twibereyemo twembi gusa sibyo wirukanka nanjye nkagaruka nkwirukaho tukarya tukishima tukagira gute ibintu byiza cyane sibyo tw'inyanza napfa ntabwo nibona nari mu buzima utahari nzi ko ujya utekereza ibintu byo kukwanga cyane ribana ko yamukunda kereka mwizeza ikintu kimwe ni uko ngiwe nawe kugeza umwe apfuye cyangwa dushaje ariko imana izamfashe nzapfa imbere yawe kuko upfuye imbere byambabaza tuzapfire rimwe mana ubyumve ngewe na sheri wanjye tuzasinzire dupfire isaha imwe tudusinzira tugende n'ahandi hantu tubana nk'umugore n'umugabo ariko reka tuyisabe n'ibizabe tu sibyo ntabwo byabura ko twigimireho turuba abasaza tugiye gute ariko turi kumwongere nawe what come on let's go what do you want let's go oh okay my love sweetheart bari kugeza ubu ngubu ntabwo ushobora kumva stress mfite sinzi ikintu ndi bukore kugira ngo buriya bukwe buhagarare ariko man wenda uretse kuvuga ngo naba ndi kugukina ku mubyimba ariko ibintu narabikubwiye mwanzi ibintu narakuburiye hakiri kare pe ntiwanyumva ntabwo ushobora kumva ko uriya mukobwa ageze kuri rwa rwego rwo gutanga ama invitation hari umushuti wanjye wamuhamagaye arambwira ngo mani kubera iki nabonye invitation yawe ukaba utarantumiye what ni gute umuntu ashobora gufata ibintu agahita abikwirakwiza mu bantu ako kanya kandi naramubwiye ngo ababiretse abaretse ibintu tubikore oya wirakara ikibazo gifite wowe wimugireho ikibazo igire wowe noneho waratanze amafaranga angana kuriya ukuvuga ngo yasohoye invitation ni akantu koroshye kuri we nta kibazo kiriho urumva ahubwo witekereza uti ndi bukora iki
kandi ibintu n'intangiriro yabyo si umukobwa umwe si babiri si batatu waririye amafaranga. Niba ngombwa siko nandi bazisura noneho biragenda bite mwana? Hari ikintu cyose ntabwo umukobwa agomba gufata umwanzuro umugabo atarabyemeza. Yagiye bwaje sinabubwiye ngo ibintu bikore cyangwa ubiretse ushaka kundi ibyo tubikoramo. Yari yifasha pa gusohora invitation gusa. Ntabwo ari ntabwo uri kumva ndi gushaka. None se ubundi kuvuga gutya kwera ko nabishakaga. Ngina nshaka ko tumaze tugatuza tugakora ibyo dukora n'ibiki. Nanjye ubwanjye ngabanza ngenjoyinga ibyo nenjoyinga cyangwa se nawe akibagirwa byari nabyiza kanabyiyorera. Ariko urabizi umutima wawe uzi ukuri ko n'ubu nta gahunda wari umufiteho. Ibyo si ubizi. None kubera ko agutanze agasohora invitation akagutanga kuba wowe wari kumwanga ubise biba ikibazo. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ajya gufata umwanzuro akafata wenyine. Noneho agafata ibintu agahita ashaka kubikora mu buryo Sheri ndetse se. Sıvım. Sheri Iriwe neza. neza biteze Sawa. Ariko se hari ikihe kibazo ko uje utabanje kumbaza? Wari ubizi ko ndi hano? peshe nari mukumbuye si kuko numva nshaka kuvugisha pe. Ariko biba byiza iyo ugiye kuza ukabanza ukagira umurongo uraje. Sheri reka nkubwire urabizi rwose ntabwo ese mbwo byari kugenda gute ko naje kukureba. Nari nkukumbuye nagwama kuri telefone ntiwayifata se telefone yawe iri hehe? Gishobora kuba yagize ikibi. Communication iri niyo ya mbere bebe ugomba kubyumva sibyo? Ese Sheri reka nkubwire nimba nkwamaga kuri telefone nkakubura hanyuma nkavuga ngo reka nze nkurebe ndetse ikibazo cyabayeho hari ikibazo. Ntabwo nemera kuza musuhuze basi nanabize musuhuza agenda. Inyuma by'impuzu ndaje tuneza neza. Nyakasha. Tore ngubu bize nazo ni stress. Si izindi stress. Si wasohoye invitation? Wacu wonundi ko se. Mbok usibye ko we nta nubwo arama n'amafaranga rega no kuze gutye gusa n'amafaranga We naragwa amafaranga. Kandi nawe uteganya kuyamukuraho. none se waje kwifotoza hano. None se mani nta nubwo ujya ushirayo neza ngo ushireyo. Reba ibibazo ufite aho bikugeze ntufite icyo kubikoraho byagucanze ahubwo urashaka kongeraho ibindi. Wamanda ugakira uriya wenda ibindi ukabitekereza nyine. Banumva ntacyo se cyo kugusubiza mani. None se urumva maze nyire birasa bigende gute? Urumva ushaka kongeraho ibindi rero n'ibindi bitararangira. Amaherezo se iyi game ntabwo izigera irangira bro. ntabwo izarangira. Ntabwo izigera irangira kabisa. Ndabona izarangira ufite amasaha 2 ku maboko. Ahubwo reka maze muvugishe sinzi uroza kwihangana. Sinzi niba ugenda niba utegereza simbiza ataza kurambirwa. Ntabwo bizarangira amahoro. Easy bro, easy. Natinze. Siko numvaga nshaka kubona. Yes. Fine. Personally neza. Sheri nkukumbuye. Sure. Nanjye nuko biba. Ntabwo uri gukomaga. Sheri umuntu koko yinde koko ki? Bebe kamaze ndeba wari wese ndahita ngaruka sibyo? Jirangana. Aramenukiye kabisa. Yego naje ndeba wari. Sheri basubango Wasanga ari nk'arandira batinyo wawe. nakonde ni bamufashe. Ndaje minota 2.
ikihe kibazo gukomanga gutya? Ese ngo wowe ufite ikihe kibazo ku buryo no kuba naguhamagaye reka mbyakiye kutamfasha no gukomanga se nabyo bitwara umwanya kugira ngo uzumfungurire. Shiri ufite ikihe kibazo? Ahubwo se ufite ikihe kibazo kuza gutya niba mbwiye ntigeze umbwira ko ugiye kuza reba ukuntu uri gukubita inzugi. None se ibi si bisanzwe nyine kuba wamagara ukambura kuri telefone? Erega buri gihe ntabwo umuntu aba afite telefone buri munsi. Ku buryo nkuhamagaye inshuro 30 ureba call zanjye ukanga kunyitaba. Wabaye iki? Dore uruhinja se ushobora kubwira gutyo ngo nataye telefone byagenze gute? Ushobora kuba ndi bize nkabibona ariko nkaza guhamagara nyuma nubwo ntigeze mbibona. Se nawe nabibonye nkanga kukwitaba. Akuseshe kuki kwemera ikosa ryawe bikugora? Bebe njye ntabwo nemera ikosa bingoye. Ahubwo nabwo ushaka kugira ngo uburyo ushakamo ibintu ariko nanjye mbifata. Kandi ntabwo byakunda turi abantu babiri batandukanye. Ntabwo byakunda bebe ugomba kubimenya. Niba umbuze kuri telefone hari impamvu. Sibyo? Kandi ko umbuze kuri telefone ntabwo bikwemera guhituza mu rugo ushaka no gutahansanga. Se nkiyuza ntuhansanga. Okay, nta kibazo. Nse uyu munsi ugiye ko ari kwa gatatu. Ntabwo ugomba kwishyura sale, impereza amafaranga njye kwishyura sale. Uyiwe ko amafaranga mbana yakoresheje. Nubwo amafaranga sinayatanze amasema nibagiye kuyazana. Hari amafaranga nyisigaranye se? In the name of nawe urirengagiza. Bivuga ko njye ntabwo ngura sima ngo 10 zingahe. Imodoka iraza igashyira hari amafaranga bagenda azenguruka agira gute? So urumva amafaranga n'abanyafite mu mufuka ngo mite ngenda njye muri ibyo ngibyo kwera. Gusuka ubwo ndabizi ko tubufite. Ibyo byose ndabizi ko ari ingenzi. Ariko Nuse wabuze igihe gisigaye ngo ubukwe bube. Baby ndabizi. Siko none ibi bintu mbirimo njye nyine. Kumbura njye nabishamadukemo njye uri quiet nta kintu witayeho. Ariko nibyo ndi gukora nabyo nibyanjye nawe nabyo ni ingenzi. What? Iby'ingenzi urimo akora hangana n'iki? Inzu urimo urayubakira hangaha. Nase umva ko amafaranga arandi hano yagiye. Niyagiye mu bintu byacu nyine. Iby'ubukwe nejo n'ibyo umuntu yagenda akabyishyura. Nibyo urimo hano. Nibyo urimo hano. Nawe utangiye kuvanga ibintu. Ibikimvanga karuko nkubwira ibintu byanyebye ugashaka kungira umunyamakozi. Kuba ndimo haro ni kimwe n'ibyo bindi umbwiye na Ese kuri mu rugo nkaguhamagara nkakura. Ndaje gakunda twe dufite na kintu kimwakosoye. So baby sinumvise telefone yawe bifate gutyo sibyo bifata uko nguko kandi n'ikindi gihe nuza hano ujye making sure ko nabanje kukuvugisha ko mari. Hanyuma uri gupanga iki? Niba tutishyuye sale umunsi baramutse bayifashira sale byangenda gute? Wambwira ngo ubukwe tubahagarike? Hano i Kigali hari amasare menshi abira mu bukwe. Ari menshi twadukoresha nibonetse yose. We kuva ko ibyo wishyizemo ariko bizagenda gutyo. Calm down. Ushatse gusobanura iki ko ibyo nishizemo atari ko bizagenda? Nibyo wumva ushaka none se uzakuraho ibyo wumva nyine ukeneye gusa. Tugomba gushyira hamwe tukareba turakora iki. Sasa urashaka nyine kubigira ibyawe gusa. Nubigira ibyawe ejo bigapfuza ngero uringarureho. Niko bimeze. Sheri. Ukomeje kunaniza amarangamutima yanjye. Ukomeje kundemereza. Wanyeretse ko basi ibintu turimo turi babiri. Ukora ko tuba nyine mbona nkawe wagira ngo nibyanyingiye. Nzi ko wagira ngo mbona gusaba. Ibi bintu tubirimo twembi ariko tubikora niba tubirimo twembi Sheri. Uyu munsi ariko gatatu twagomba kwishyura sale. Nkaba naguhamagaye nkakubura nta mpamvu nimwegeze umereza. Ndumva turi kundya kandi nyine tutaka ngo ninjire se. Ariko uzi kwinjira nicyo kibazo cyonyine ushobora kumbwira. Ntabwo wareka ngo tuganire hano hanze. Kuva ryahise. Nta kindi kintu ubona twakora cyangwa tuganira bive mu nzira.